buriya rero impamvu byumvagaho nuko buri gihe uba uri mu kabari mu tubyiniro utagenda ngo wegere ijambo ry'Imana. icupa kuri njyewe niryo rya mbere naravuga ngo kuko umwami Imana azagutabara ukumeze izabigutabarira nicyo kizatuma utamwana ugakomera mu maso hawe hakaba ngo urutare kuko Imana izi neza kutazakorwa n'isoni. ubwo nanjye ngagenda mu bantu ukavuga ubutumwa bw'Imana ukareka kwambara ubusa ukikwiza ukajya mu nzu y'Imana. bishimira izina rye ryiza ribamara imibabaro rikabatinyura umutima ukomeretse. ngira ngo yemerera kubwiriza ukunda yatabaye Sara. muraho neza? amahoro umukozi w'Imana. murabe Imana yabarinze. yego amakuru y'iminsi. amakuru ni meza urakomeye. turugushima. nanjye rero ndi umuvugabutumwa ndi umukozi w'Imana. w'Imana yagiriye neza. uyu munsi rero tukaba tugenda kuduhabwira abantu uko Yesu yapfiriye abantu akabambwa k'abantu bose bagarukira Imana. iyo turebye muri iyi minsi tubona abantu benshi barasubiye inyuma bikomeye. abariyo mpamvu tugenda tubabaza ahari mwemera Yesu ko ari Imana? ntose ikibazo nje mfite navuze ngo Yesu yabagiriye neza. Yesu agira neza gute? Yesu atanga imigisha myinshi. yego nisi ko muvuga ngo yarapfuye yagarutse ku isi gute? yagarutse muri mwe gute kandi yarapfuye? Yesu Imana kuko ari urukundo yabonye ko Adamu na Eva bakimara gukora icyaha Imana yaba yarahise itsemba Adamu. irangije rero kuko yari ifite ubushake bw'umuntu ikunda umuntu kuko yamuremye mu ishusho yayo niyo mpamvu yohereje Yesu ngapfire abari mu isi bose kugira ngo bazabone ubugingo boraho. ubwo nanjye naremwe mu ishusho y'Imana cyane rwose usa nayo kandi ndi kubona nza nawe. ikimenyetso nguha uzagenda urebe mugenzi wawe mu maso uzabona musa neza no guhera. ndeba mu jisho ryawe ubwo cyane rwose kuri kureba turasa niko Imana ivuga. burya rero abantu baba benshi ngamwe nzanzwe mbura nabo. oya naduhurira bekwe ndukubwira ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo abazamwemera bose ngo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. tubisanga muri Yohana 1:12 niko Bibiliya bivuga. Yohana niki? Yohana niki? Yohana ni umubwirizabutumwa w'ibyanditswe byera. nusoma mu byanditswe byera mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gitabo cye Isezerano Risha uzamusangamo. uzareberera igice kimwe mu 12 hazakubwira ayo magambo ngo numwemerera uzasa nawe. nisiyo Bibiliya yero uvuga siyo yufite iringiye none wahanzomera kamba gusomerera muje mutubwira ibyanditswe munabivuga. Yohana igice kimwe umurongo wa 12 hatubwira ngo impamvu niyo mpamvu tugendana ijambo ry'Imana kugira ngo abantu tuvuga ngo turabamamyi twe tubwiriza ibyo muri Bibiliya byanditswe byo mu mitwe yanyu ngo Yohana igice kimwe umurongo wa 12 kananye nje ndareba utambeshe ibyo nareba 12 ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. amen. yego ubwo dutangiye kumva. rero yuzu rukumbwirisha ibyo mu mutima wawe naho mutwe wawe ndo nari kubyumva. ariko iki gitabo barakinyemeje ndacemera. ndikumva ndangiye gushima. sawa rero umukozi w'Imana rero ngaba mundu w'Imana ndikuguba ngusaba ngo uje ufata gahe usenga Imana ubeshejweho n'Imana ndazindi bindi byo wakora utari hamwe n'Imana. ukibimbwira mbise nyikurira ingofero nari nagusuzuguye. yego ariko ubu ndakwemeye ng'umukozi w'Imana. yego ariyo mpamvu nanje ngwemeye ingofero ubwo nakiriye agakiza.
murakoze cyane. Imana ibahe imigisha. Kuri wakiriye agakiza rero katumaze dusenge. Dusenge. Imana yacu, Imana nziza, turagushima kubw'ubuntu bwawe. Tumaze kuganiza mwene data, atubwiye ko agomba kukwakira ng'umwami n'umukiza. Amen. Umuhereza imbaraga n'ubutwari bwo gukomeza kugukurikira mu ijambo ryawe. Amen. Tudashidika ko tuzabana nawe mu izina ryawe. Amen. Mwiriwe? Muri umukobwa? Ni amahoro. Yesu nashimwe. Imana irabarinze. Iracyakomeje kudahagarara. Amina. Rero umukobwa, nanjye ndi hano ndi umusaza, naje kugira ngo tuganire ku by'ijambo ry'Imana ng'umwana mutoya, ngo dushaka kugira ngo tuyobore ku nzira y'Imana, kandi umwana ukurira mu Uwiteka niwe ukura neza agahabwa umugisha n'Imana. Murabyemera? Ibyo bintu mbyumvanye abantu benshi, wambwira Imana yagiriye neza ngabona ngagenderaho. Ukagenderaho. Icyo bivuze rero ijambo ry'Imana uje gusenga zagorana. Kubera ko utajya gusenga rero niyo mpamvu nje kugukangurira kugira ngo uje mu nzu y'Imana, ukurire mu nzu y'Imana, ukurire mu buntu bw'Imana, ibyiza biri imbere. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Ibyiza biri imbere. Buriya si bibaye biri imbere ari byo bibi kurusha ibyo nabonye. Reka mubwire rero ngo utarageragezwa ntabaramenya Imana. Ibyo bibi wabonye nibyo bikujana kugira ngo ubone n'ibyiza. Ibyo bibi byirengagize, ahubwo rero iby'ijambo ry'Imana ritubwira ya bindi bivuga ngo bana bato. Iryo jambo riri muri Yohana ibice 3 umurongo wa 18 hatubwira ngo bana bato twe gukundana urumamo. Ngo mu magambo cyangwa ku rurimi. Nose urumamo bisobanuye iki? Icyo kinyarwanda ntabwo niko cyumva. Urumamo icyo ruvuze ruvuga gukundisha umuntu isura y'imbere ariko umutima wawe utamukunda. Bivuze ngo rero abana bato ari ryo jambo ry'Imana ritubwira ngo tube ng'abana bato. Kugira ngo tube ng'abana bato, umwana muto ndateganya kuriganya mugenzi we. Umwana muto ndagambirira kuroga. Umwana muto arubaha. Ariyo mpamvu Imana itubwira ngo tube ng'abana batoya. Mwana wanjye, ngwifuriza kugira ngo ube ng'abari abandi bana bakurikiye Yesu, batumbiriye Imana, akaba ari wo mugisha babona. Kubera ko ndabona urugero rukujamo, Imana yazakugira neza, ikaguha urugo rwiza, ikaguha umugabo mwiza, ugaturana n'abavandimwe neza. Ibyo ngibyo byose tubikesha Imana. Ahubwo mbabari ukanyemerera ng'umusaza urimo kuguhana ukagana iyo nzira y'Imana, byazaguhesha imigisha. Urasi iyo nzira urukumbwira ngo ucamo ndamutse nyiciyemo, ahubwo ngahura n'ibibazo bikomeye kuruta ibyo nanyuzemo ndaraje mu iyo nzu y'Imana urukumbwira. Waretse ngikomereza ubuzima nabagamo nawe ugakomeza ubwo bw'Imana yawe, buri wese akaboko yarasanzwe abayeho, byagutwara iki ng'umubyeyi nyine wifuriza umwana w'icyiza. Nanjye impamvu mbikwigisha ni ukubera ko iyo nzira nayinyuzemo, ariko nyuma yaho ngira umuvugabutumwa aranzanga ambwira iby'ijambo ry'Imana. Iyi saha uri kubona uko mbagaza uku ni ukubera Imana. Ahubwo ibyo ngibyo bivemo uyoboka inzira y'Imana. Ndawayobotse Imana wagize icabura. Nugira icubura Imana ngubwira ntabwo azaba ari Imana. Ahubwo yoboka Imana urebe ko ibyo ngubwira atari byo uri bubone. Waba witeguye kwakira agakiza? Agakiza si buriya. Ubwo si kugira ngo wakira agakiza, nakubwanyere mbwira ngo mugenzi wanje nabanzi Imana yaba yaragiriye neza ikamuhindurira ubuzima, amateka ibintu byose bigahinduka. Wende nari ngumusinza akava mu businza akaja mu nzu y'Imana, ari ubusambanya akabuvoma akaja mu nzu y'Imana. Ibyo umumbwiye nari nsanzwe muzi ngavuga ati uyu muntu yarahindutswe koko, yahinduwe n'iyo Mana urukumbwira. Nta kibazo nagendera mu umurongo urukumbwira. Uwa mbere ngubwira rero Bibiliya itubwira ni umujakazi w'Imana Esteri. Esteri yakoreye Imana yamushumbushije ibyiza. Urumva? Bivuze ngo rero nawe ubaye ngo mwari Esteri, ibyo byiza Esteri yabonye nawe Imana yabiguha. Ubushatse kuvuga ngo Esteri numvaga Imana yaramuteturuye imugira umwamikazi. Ubwo sigera umwamikazi kandi gutenda ubwami bukiba. Ntabwo ku Mana ari ubwamikazi buhaba gusa. Ku Mana haba byinshi. Ku Mana haba byinshi. Ubwamikazi wabona, ubukire buva ku Mana. Kwambara neza biva ku Mana, gukundwa biva ku Mana. Ibyo byose ni Imana ibiduhereza. Ese mw'ibyo byose urukumva kudakeneye kubibona? Ndabikeneye pe. Bumubyereka ngubaze ko nda mafaranga ufite kandi waraganye mu nzira y'Imana. Ukaba ndakindi kigaragaza nyine kuri umuntu w'Imana, ubonde bose bari habanyabyaha barahumeka kubera ko
ubu nyine ugomba guhumeka igihe cyageze ubwo mwuka guragenda ukagubura ni iki cyagaragaza ko weho uri mu mwuka w'Imana atari umwuka w'ikibiguru kuvugisha kuko n'abantu bakorera satani bavuga amagambo meza ngago y'Imana bakagenda bari kwitaka nyamara satani wabatumye atari Imana. Ico bivuze rero nje nagutakira cy'Imana yangoreye ubu mbanye n'abagenzi banje neza. Ico ni icambere. Icya kabiri Imana yangiriye neza kugira ngo nje mbwira abantu ngamwe bayoboka inzira y'Imana iby'Imana yambembye ni byinji ngubu ugeze wanje ukareba uko ukomeze uko ngera mu rugo umudamu akamba karibu na karame nukubera urukundo rw'Imana. Iyo nicaranye n'abana banje tukaganira nukubera urukundo rw'Imana ariko mu rugo hakaba y'umushiha abana bakamubona bakiruka ariko ngiye ngigera ku rembo baranyakira bakandamutsa bakavuga ati papa ni karibu mu rugo. Ubwo bintu bigenzuye nko kubivuze nasanga ariko biri utari kwikira na nubu tujane urebe ko atari ko bimeze imbari zugiye gutuma nakira gakiza k'Imana ndebe kugo rukundo rwayo ndebe byiza byayo gusa ariko ninyijamo ubwo ngaba barakurutaho ndakurahiriye bibi nakoraga nzakuba gata. Ico ngubwira cyo ku Mana ibyiguhemba ni ibyiza gusa ahubwo nibunyemereye twasenga asigaye Imana ikakugirira neza ikangera ikirenge mu cyabasugukuruza bavurahamu Yes. ibiko nanjye yangirira neza. Imana igufashe reka dusenge. Turagushimye Imana yacu tugushimiye uburinzi bwawe bwabanye natwe izina ryawe bicubahiro kandi mwami ndagushimye kubera ko uyu mwana mutoya hari indambwe umuteje hari aho umuvanye hari aho umushize heza mwami habwa icubahiro. Ibyo twizeye ibyo nuko uzamukorera ibyiza ngibyo wakoreye babakobwa abandi byose niko tubisabanye ukwizera mu izina rya Yesu. Komera mera cyane wari uri hano hose icara ahubwo wabuze nararimbukiye mu nzu y'Imana hari uturimo twari turimo nyine ariko bisa naho biri kurangira. nawe usigaye urasenga se ahubwo se ko ndakubonye kandi yari ari umurimo w'urubyiruko reka danje ndago nzengaga kubera ikizi gusenga oya nje ndakiza Imana yangoreye ijambo ry'Imana rirarema nanjye bugena rimeze ngawe nari mu bata bwa satani ariko Imana irandeturura nanjye ubundi kuja mu nzu y'Imana. mu nzu y'Imana ubwo si yaraguteruye iraguterura kujana oya nanjye nari meze ngawe ukupinga Imana nza guhura n'umusaza mu nzu anyuraho mu rugo nicaye arambwira ati mukobwa kuraho kandi ari umunsi w'amasengesho kwa rusengero rubegereye ntabwo ati reka reka ibyo si Rwanda arambwira ngo niwemera ukagendera mu nzira y'Imana uzasiga ubwiza bwayo izakwemeza abatakwemeraga Imana izakomeza abantu bose uzicarana n'abakomeye uticaranaga nabo mbese nawe uzahagarara wemye kubera ko uzabagaze ku ijambo ry'Imana. ubwo si nawe wicaranaga n'abakomera buri ijambo ry'Imana bugenda ariko ngo uje kwicarana n'abakire bose tuzi iyo wicaye ugakomera ukizera Imana yawe ndakimana ikakugeza ibyo kare wambyumvishijeho buriya rero impamvu byumvagaho nuko buri gihe uba uri mu kabari mu tubyiniro utagenda ngo wegere ijambo ry'Imana. icupa kuri njyewe niryo ryambere aravuga ngo kuko umwami Imana azagutabara ukumeze izabigutabarira icyo kizatuma utamwana ugakomera mu maso hawe hakaba ngo urutare kuko Imana izi neza ko utazakorwa n'isoni. ubwo nanjye ngagenda mu bantu njye ariko ukavuga ubutumwa bw'Imana ukareka kwambara ubusa ukikwiza ukaja mu nzu y'Imana. icupa ubu n'inzoga urukumva wewe ibyo uri kuvuga ndabyuzi inzoga buno nizo zigezweho niryo jambo ry'Imana ryanje niryo rinyubatse ndetse buriya kuko inzoga wumva miki wumva ushishikajwe n'iki uburyohe bwuraga nabwo ku nzoga bwuraga ku nzoga so uvuga ari danje none ko nugira mu nzu y'Imana buzi kuba 90% buriya ni humva ijambo ry'Imana rirahaza rigaburira abashonje ivubiza ijambo ry'Imana rikirema rahaguruka imbumyi zirareba ndakimana itagukorera wayizerewe wayikomereho wishikameho ndakitazagukora iki bisaba izabisubira mbese ubwo izandinda imbanuka ubugwayi byose Imana ni byose reka mbihanga amaso reka ubwo kuba bimbwiye uri nka mugenzi wanje ubwo mbese nizere ko yuko nta kibi unyifuriza ntakwifuriza ikibi kihe ubwo reka nanjye njye mu nzira nk'iyo waciyemo nimbona ari byiza nzayigumamo nimbona atari byiza ubwo uzaryoherwa nibwo buzima ubwo se wari uri kugiye kuvuga ati bugiye isi n'abagamo ndago ibaho iyo ugiyemo yo none ubwo reka nanjye mbyizere nimbona icyo bikoze nimbona ari bibi aho uzajya uraje guhanurira hose nzajya ndagusangayo mbaguteza kubera ko umwuka w'Imana ari byose nta kindi kutahindura ushobora no kugera mu nzu y'Imana umunsi gumwe gahita guhera imbaraga zayo ukavuga ijambo ry'Imana ngaho rubaze imyaka 10 kubera ko ijambo ry'Imana riratabara ngareka inzoga ndaho no mu busambanyi
ndahita gukura ijambo ry'Imana buriya rirakomeye. Okay, ubwo urakoze. Ubwo weho ikintu nakubwira ni kimwe, izera Imana nduyivangavange ngo uve mu nzu y'Imana uje mu businzi uje mu busambanyi, wowe wiza ijambo ry'Imana gusa ndabizi zakugirana. Mana ishimwe. Ubwo se urabinyemereye? Ndabikwemereye, ariko ikintu dusezeranye ibyo mbwiye biba ari ukuri. Nese ubwo ukora n'icyo hano nje nejejwe no kuza kubeshereje izina ry'Imana. Okay. Erega impamvu urukumva abantu bo muri iyi minsi basigaye barashaka amaramuko ku bantu. Noneho waba ushaka kujya ukaza gushaka kugira ngo umbwire ijambo ry'Imana. Nese ubundi kukubeshereye hani wanyiko mutari nabakire ngo mu rugo ko twifashije ntaba ndi kuza kukukuraga Aba none se niba ibyo wabuzi wanyu wabimbonera ngenda ndangaga mu rugo dufite amafaranga kuruti wanyu mu rugo turifashije nta kintu nta mpamvu yatuma nza kukumama. Komera mera cyane wari uri hano hose icara ahubwo wabuze nararimbukiye mu nzu y'Imana hari uturimo twari turimo nyine ariko bisa naho biri kurangira. nawe usigaye urasenga se? Ahubwo se ko ndakubonye kandi yari ari umurimo w'urubyiruko. Reka danje ndago nzengaga Kubera iki gusenga oya nje ndakiza Imana yangoreye. Ijambo ry'Imana rirarema nanjye bugenda narimeze ngawe nari mu bata bwa Satani ariko Imana irandeturura nanjye ubundi kuja mu nzu y'Imana. Mu nzu y'Imana? Ubwo si yaraguteruye iraguterura kujana? Oya. Nanjye narimeze ngawe ukupinga Imana nza guhura n'umusaza mu nzu anyuraho mu rugo nicaye arambwira ati mukobwa kuraho kandi ari umunsi w'amasengesho kwa rusengero begereye ntabwo yatereka reke byo sibyi Rwanda. Arambwira ngo niwemera ukagendera mu nzira y'Imana uzasiga ubwiza bwayo izakwemeza abatakwemeraga. Imana izakomeza abantu bose uzicarana n'abakomeye uzicaranaga nabo mbese nawe uzahagarara wemye kubera ko uzabagaze ku ijambo ry'Imana. Ubwo se nawe wicaranaga n'abakomera? Buri ijambo ry'Imana bugenda ari ngombwa kujya kwicarana n'abakire bose tuzi yo wicaye ugakomera ukizera Imana yawe ndakimana ikakugeza. Ibyo kare wo mbyumvishijeho. Burara impamvu byumvagaho nuko buri gihe uri mu kabari mu tubyiniro utagenda ngo wegere ijambo ry'Imana. Icupa kuri njyewe nijye ryambere naravuga Imana reka kuko umwami Imana azagutabara ukumeze izabigutabarira icyo kizatuma utamwanduka kumera mu maso hawe hakaba ngo urutare kuko Imana izi neza kutazakorwa n'isoni. Ubwo nanjye ngagenda mu bantu njye ariko ukavuga ubutumwa bw'Imana ukareka kwambara ubusa ukikwiza ukaje mu nzu y'Imana. Icupa ubu n'inzoga urukumva wewe ibyo uri kuvuga ndabyuzi. Inzoga buno nizo zigezweho niryo jambo ry'Imana ryanje niryo rinyubatse. Ndetse baraye kuko inzoga wumva miki wumva ushishikaje miki uryohe bwuraga nabwo ku nzoga bwuraga ku nzoga so mvuga ari danje. None ko nugira mu nzu y'Imana buzikuba 90% burani humva jambo ry'Imana rirahaza rigaburira abashonje ivubiza ijambo ry'Imana rikirema rahaguruka imbumyi zirareba ndakimana itagukorera wayizerewe hoyikomereho wishikameho ndakitaza gukora iki bisaba izabisubira. Mbese ubwizandinda imbanuka ubugwayi byose Imana ni byose. Reka mbihanga amaso reka ubwo kuba bimbwiye uri nka mugenzi wanje ubwo mbese nizere ko yuko nta kibi unyifuriza ntakwifuriza ikibi kihe. Ubwo reka nanjye nje mu nzira nk'iyo waciyemo nimbona ari byiza nzayigumamo nimbona atari byiza ubwo uzaryoherwa nibwo buzima. Ubwo se wari uri kugiye kuvuga ati bujye isi n'abagamo ndago iba iyo ugiyemo yo none ubwo reka nanjye mbyizere nimbona icyo bikoze nimbona ari bibi aho uzajya uraje guhanurira hose nzajya ndagusangayo mbaguteza kubera ko umwuka w'Imana ari byose nta kindi kutahindura. Ushobora no kugera mu nzu y'Imana umunsi gumwe gahita kuyera imbaraga zayo ukavuga ijambo ry'Imana ngo rubaze imyaka 10 kubera ko ijambo ry'Imana riratabara. Ngareka inzoga ndaho no mu busambanyi ndahita gukura ijambo ry'Imana burara rirakomeye. Okay ubwo urakoze. Ubwo weho ikintu nakubwira ni kimwe izera Imana nduyivangavange ngo uve mu nzu y'Imana uje mu businzi uje mu busambanyi wowe wiza ijambo ry'Imana gusa ndabizi zakugirana. Mana ishimwe. Ubwo se urabinyemereye? Ndabikwemereye ariko ikintu dusezeranye ibyo mbwiye biba ari ukuri. Nese ubwo ukora n'icyo hano nje nejejwe no kuza kubeshereje izina ry'Imana. Okay. Erega impamvu urukumva abantu bo muri iyi minsi basigaye barashaka amaramuko ku bantu. Noneho waba ushaka kujya ukaza gushaka kugira ngo umbwire ijambo ry'Imana. Nese ubundi kukubeshereye hani wanyiko mutari nabakire ngo mu rugo ko twifashije ntaba ndi kuza kukukuraga none se niba ibyo wabuzi wanyu wabimbonera
ngenda Gibikizi ndangaga mu rugo dufite amafaranga kuruta iwanyu mu rugo turifashije nta kintu nta mpamvu yatuma nza kukumama amakuru ni meza Imana ishimwe ko wageze muri uru rugo himbazwe burundu komera ndakomeye ijambo ry'Imana ryakugezeho ijambo ry'Imana burariraga rirayoboye waranyigishije mvuze nari ndimo ndavuga ati ubwo mugenzi wanjye ndi kubona kumubwiriza aho byanze reka nze ngerageza ko twari turi hamwe mu businzi ngenga bivamo mbere ye kanze mubwirize ndebe ko nawe yahinduka agatera ikirenge mu cyo kuja mu nzu y'Imana ashima Imana turi kumwe Imana iguha imigisha cyane none se wamuganirije nje yarananiye Sandrine rwose ngize amahirwe wenda wamwigisha akemera akayoboka inzira ngiyi urimo aho maze kugera si heza ni heza ijambo ry'Imana riraganza niyo ufite akababaro ukibuka izina ry'Imana wumva gutujije ijambo ry'Imana ndagukora amen wamuganirije namuganirije yanyumvishe gusa nubwo atari cyane nawe wagerageza tukamwumvisha turi kumwe wenda hari icyo twageraho akemera no kuva mu businzi yararimo nawe akaja mu nzu y'Imana bikuye ku mutima ndabyaziraho wenda ako kanya ari utwo yumvishe turaje turagana natwe duhozaho uko namubwiraga wenda hari indera unyongereyeho Sandrine wabyumvise yego nabyumvishije ubwo nanje agakiza k'Imana ubwo bunanje nayibuka mu nzira mwakiye kuwa gatandatu nyemerera ko tuzabyukana mu masengesho n'uyu mugenzi wawe nzaza nje ahubwo nzaza no kubibyukiriza kugira ngo mwemere ko yuko agakiza k'Imana nanje kagize ute amen dushimye Imana rero kubw'ibyo rero mureke dutera kagakorasi ndi kumva Imana idutekerereye kavuga ngo aba Yesu bishimira ndi mukazi buri wese aragenda uko imbaraga ze zingana aba Yesu bishimira izina rye ryiza ribamara imibabaro rikabatinyu ribamara imibabaro rikabatinyura murakoze cyane